Mu nyamaswa zitangaje utazigira upfa guhura nazo uri ku isi uko wiboneye harimo inzovu. Ntabwo ari inyamaswa wapfa guhura nayo uko wiboneye mu nzira, birumvikana. Mu bintu bitari bike uzumva kuri iyi nyamaswa ni uburyo ipakirwa igihe yimurwa ivanwa ahantu hamwe cyangwa se ahantu runaka ijyanwa ahandi. Nitwa Samuel Mugisha. Iyo inzovu igomba gupakirwa ngo yimurwe ivanwe mu gice runaka cyangwa se mu gice kimwe ijyanwe mu kindi, ikaba irajyanwa mu ndege. Nk'urugero, tugiye kwimura inzovu tuyivane mu Rwanda tuyerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe bizasaba ko bayitwara mu kazu kayo kuzuyemo imishwi y'inkoko ngiyi isanzwe. Ntabwo byumvise nabi kuko nibyo bayijyanana n'imishwi mito, inkoko ntoya uko wabishaka kubivuga kose. Usibye kuba baba bayihaye ikigeragezo, inzovu ihita igira ukwigengesera gukomeye cyane, utekereza ko yahunyora utu tunyabuzima duto cyane imishwi. Tumenye byinshi kubera mu isi, twigiramo amasomo y'ubuzima. Ngiyi intego y'ibiganiro tubagezaho hano kuri uru rubuga rwa YouTube. Muri iki kiganiro rero cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu bitangaje uzigira umenya ku nzovu. Inzovu ni inyamaswa ki? Wayigiraho iki? Ntujye kure. Iyo umuntu yayobye akayoba inzira agahura n'inzovu, bivuga ko imuherekeza mpaka abonye inzira ya nyayo, ubundi ikamureka agataha. Ibi inzovu ibikora ute? Murakaza neza mu isi y'ibinyabuzima. Mwibuke mukore subscribe kugira mujye mubona ibiganiro byacu byose by'ubwenge mu buryo bworoshye cyane. Niba mutarayikora, ikaze. Mu ntangiriro twatangiye twitsa ku buryo inzovu iri kwimurwa itwarwa iri kumwe n'imishwi y'inkoko. Mu bwoba bwinshi n'amakenga ko yahunyura imishwi, inzovu urugendo rwayo rusigaye iba igiye kurukora ihagaze hamwe ku buryo yirinda kuba yanakandagira na kamwe muri two. Ni imishwi cyangwa se umushwi. Wibuke turi mu ndege itwaye inzovu iyivana muri kimwe mu bihugu iyijyana mu kindi. Nuko nk'uko indege ibasha gutwara ikinyabuzima gifite ibiro bibarirwa mu bihumbi amagana. Ni ibintu byahagurukije abahanga mu kwiga ku bwonko, maze biga ubwonko bw'inzovu. Mu bwonko bw'inzovu basanzemo utunyangingo two mu bwoko bwihariye bwa fosiforume. Utunyangingo tuboneka hake ariko tukaba tuboneka no mu bwonko bw'umuntu. Ni utunyangingo dufite aho duhurira no kwitekerezaho, kugira impuhwe ndetse no gutekereza ku bandi. Inzovu usibye kuba ari nini, ari inyamaswa nini, ni n'inyamaswa y'inyempuhwe. Irumva ikababara ku buryo ikoresha ubwenge bwayo ku rwego ruhambaye iyo bigeze kuri iyo ngingo. Inzovu ihagarara yemye, ishyira mu gaciro ndetse ni inyamahoro. Yinjira mu mugezi ikimenaho amazi cyangwa se ikiyuhagira nk'aho yifuza kwiyuhagiraho ikibi. Iyo ihuye n'umugabo wayobye izamuherekeza paka abonye inzira. Inzovu ntijya igenda yonyine, buri gihe iba iri mu itsinda kandi riyobowe n'umuyobozi runaka. Inzovu nyine ingenzi zayo igira ibiro byinshi. Ni inyamaswa ihuza ibitsina nijoro gusa kandi ikabikora iri kure y'izindi. Nyuma yo guhuza ibitsina ziba zigomba kujya kwiyuhagirana, za nzovu zombi nyine, mbere yuko zisubira mu zindi. Byakuvuna cyane ko wabona inzovu ihuza ibitsina ku manywa y'ihangu. Amwe mu magambo twakoresheje muri iyi nkuru cyangwa se documentaire ni amagambo y'umusizi akaba n'ushushanyi kabuhariwe. Ni amagambo y'umusizi akaba n'umushushanyi kabuhariwe isi yagize, Leonardo da Vinci. Inzovu mu bitangazo uzumva kuri ubu bwoko bw'inyamaswa bikagutangaza ni ukuntu inzovu iyo yumvise iherezo ryayo riri hafi irahunga, ihunga izindi. Izahunga izindi ngenzi zayo ijya kure cyane, ijya gupfa yonyine, ahantu ha yonyine, kubera ko iba ishaka kurinda ibyana byayo ubwo buribwe bwo kuyibona iri gupfa ubutazagaruka. Kwishyira mu mwanya w'abandi ni kimwe mu bintu biranga inzovu. Inyamaswa y'inyagaciro cyane, yewe n'imbere y'abagabo. Hari isomo wakwigira ku nzovu? Yego, isomo rirahari. Shyira mu gaciro, ishyire mu mwanya w'abandi. Abantu bose bazagutangarira nk'uko natwe dutangaye nyuma y'uko twumvise iyi nkuru ku nzovu. Wowe n'icyo wumvise ahandi ku nzovu kikagutangaza, kinyandikire munsi y'iyi video. Hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Tumenya byinshi kubera mu isi. Niba wakunze ikiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rigira riti duhereza ibindi
nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubaha ibiganiro byinshi. Niba tukiri kumwe ntibagirwe guhereza ikiganiro like uragisangiza abandi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda cyane, nimushyigikira naho ubutaha.